Hello friends, welcome to my YouTube channel, Hemmy. Today we are going to read practice. I can imitate or copy this lesson. I can imitate or copy this lesson. Yes, welcome again into this lesson TV learning. Today I must teach you new practice. I think it's new for you. Yes, murakoze banyeshuri kugaruka kuri channel yacu nanone. Uno munsi rero tugiye kubazanira practice cyangwa se amasomo mashya kuri wowe. Yes, niba ushaka kumenya rero ndakwinginze kugira ngo ukomeze kudukurikirana kugira ngo iyi aba ariyo nzira nziza yakugeza ku cyongereza ushaka. Yes, mwibutse yuko tutari foreigners, ntabwo turi abanyamahanga rwose, turi abanyarwanda. Tugomba kwiga rero dushishikaye kugira ngo natwe duhinduke abanyamahanga. Siko dukeneye. Yes, niba ushaka rero kwigana, niyo mpamvu nashyizeho I can imitate. Shobora kwigana. Niba nawe ushobora kwigana rero umuntu uri kuvuga icyongereza, mutega amatwi akajambo ku kandi kugira ngo bashe kumenya uburyo ki wafatanura interuro muri aya magambo uri kugenda ufatamo. Imitate ni ukwigana cyangwa se copy rero ni nko gukopiya. Urabona ko copy ufata ikintu kizima ukagikopiya ukajyana copy, ariko muri make ya meaning copy it's the same. Imitate cyangwa se copy it's the same meaning. Imitate rero ni ukwigana, na kwigana rwose uburyo uri kubivuga. Imitate, copy this lesson. Yes, let's continue. Here we have first you have a listen and read. Listen and read. Listen and read. Yes, soma kandi wumve. Nukuvuga ngo ugomba kumva, to hear. Hear ni ukumva, listen noneho nukumva neza ugaceshura ako kantu runaka. To listen ukabangura amatwi. Kumvisha ubwonko. Yes. I can read a short text about daily activity. Daily activity ni nk'ibintu duhoramo muri makeya. Daily. Hari diary book akaba na diary ivuga ikaragiro. Diary book rero ni inkoranyamagambo, ariko daily ni nk'ibintu bikorewe hamwe. Yes, wakavuga together. Yes, let's together to learn this lesson. If you wanted to prove your level, you must follow this lesson. Yes, I can read a short text about daily activities. Shobora gusoma inkuru no ku mikorere ya buri munsi. Yes, according to me, my daily life, in the morning I wake up. Mu buzima busanzwe cyangwa buhoraho ngewe mbyuka mu gitondo. I wake up every morning. Buri gitondo ndabyuka. I brush my teeth. No zamenyo yanjye. I go to pee. Njya kwihagarika. Yes, nta muntu wabyuka mu gitondo ngabore gutajya kwihagarika, ndabizi neza. You can go to pee over there. Don't you pee around the house. If you pee around the house, immediately, I don't know. Yes. Then you put on your clothes. Hanyuma ukambara imyambaro yawe. When you need to take breakfast, niba ukeneye gufata ibya mu gitondo uhita ubifata. Breakfast ni ibya mu gitondo. Naho ibya saa sita tukabyita lunch, cyangwa se lunch hour cyangwa se break. Jya gufata ka break.
ariko ubundi tuvuga lunch. I'm going to take lunch. Ngiye gufata ibya saa sita. None ibya nimugoroba byo turavuga supper. I'm going to I will go to take a supper. Yes. Nzajya gufata ibya nimugoroba, ndajya gufata ibya nimugoroba. Yes. Nukuvuga ngo rero agatanga aho nashakaga kugira ngo mwigishe muri daily life ndabizi neza ugomba kubyuka, wamara kubyuka ukambara inkweto, ntago wajya hanze ndabizi neza utambaye inkweto. Warangiza ukafata bloss na water, ukajya kwiblosa. Yes, ukajya kwiblosa. Warangiza ukafata ibya mu gitondo, then you put on your uniform. Niba uri umunyeshuri wambara uniform, waba uri umuntu ugiye ku kazi, you take a bag, then you go to work, hanyuma ukajya ku kazi. Okay, let's go. This is my brother Mariko. He is 20. Ushobora no kuvuga ngo he is 20 years old. Yes, hano ho twavuze ngo he is 20. Yes. He lives in Kayonza. On Sunday, my brother gets up at 9 o'clock. Iyi nteruro wayumvishe neza. This is my brother Mariko. He is 20. He lives in Kayonza. On Sunday, my brother gets up at 9 o'clock. In the morning, at least you can say in the morning. Yes. Nukuvuga ngo uyu ni umuvandimwe wanjye Mariko. Afite imyaka 20, atuye Kayonza. Kuwa gatanu umuvandimwe wanjye abyuka saa 3 za mu gitondo. Yes, nibyo. Shobora kuba ndi kubikubwira wari uri kumumbaza Mariko kugiye kumureba wenda nko mu masaha 12 saa moya, ariko nagutangariza yuko utari bwamubone kubera byuka saa 3. Yes, that's why I can reply you. This is my brother Mariko. He is 20. He lives in Kayonza. On Sunday, my brother gets up at 9 o'clock. Yes, he is wake up late. He is wake up late. Abyuka kerewe late. Yes. Ariko abyuka vuba wavuga ngo he is wake up early. He is wake up early. Ariko abyuka akerewe, niyo mpamvu tuvuga ngo he is wake up late. Yes. First he mops his room. Ubwa mbere yakoze isuku mu cyumba cye. Yes, his room rero hari niho abashatse kuvuga ngo mu cyumba cye yakoze isuku rwose. Then he fetches the water. Yes, ni ukuvuga ngo nyuma y'ibyo yavomye amazi. Ni ukuvuga ngo nyuma y'ibyo avoma amazi. Ni ukuvuga ngo nta kindi yakora muri uwo mwanya, agomba kuvoma amazi. Ni ukuvuga ngo yabanje akoropa, ushobora kuvuga mop cyangwa se yes sweep, gukubura cyangwa se mop gukoropa. Yes, ni ukuvuga ngo we yakoze isuku mu cyumba cye yarahakoropye. Yes, nyuma y'ibyo rero ajya kuvoma. Yes, niho ahangaha rero niho hantu bashatse kutubwira ko yagiye kuvoma amazi. Urumva rero nta kindi ashobora gukora atabanje kujya kuvoma amazi. Yes, let's continue. Follow. If you want to prove your level, you must follow this lesson. Don't squander your time. Don't waste your time. Niwiyangiriza igihe rwose. Yes. Next, he milks the cow. Icyakurikiyeho akaminka. After that, he collects the firewood. Nyuma yaho asakuminka cyangwa se ajya gutoragura izindi. Sinzi ukuntu wavuga, niba ajya gushakisha inkwi
ariko correct ni nko kukusanya, ajya gusakisha imwe, ajya kuzegeranya kugira ngo nyine abone icyo yatekesha. Okay, finally he does his homework. Urabona ko yari umunyeshuri rwose, ni umunyeshuri, ni ukuvuga ngo ahangaha yakoze imirimo y'ibanze, ariko aza kwibuka yuko agomba no gukora umukoro we. Wibuke ko hari kwa gatanu rero urumva ko ni umunsi agomba kwitegura ibi byose kugira ngo bikoremo. Yes, finally he does his homework, akora umukoro we nyuma y'ibyo. Yes, ni kuvuga ngo nshuti munyeshuri uri kurikirana iyi channel yacu, woweho ndakwinginze ukore subscribe. Niba ufite telefoni y'igifaransa urabona handitse s'abonner, uyipyondeho izane ivu na like, nushaka kuyiduha uyiduhe, cyangwa se dislike n'ubushake bwawe uyikande, nurangiza dukorere comment. Ni kuvuga ngo wowe if you want to prove your level, niba ushaka kongera mu bumenyi ufite, ndakwinginze kurikirane iyi video no kubangira kwigisha icyongereza cyoroshye watangiriraho ukabasha kugeraho wagera mu bindi ukeneye. Ni ukuvuga ngo twigisha icyongereza, ntago dushobora kubigisha icyongereza kiri bene ururimi bavuga native speakers. Ntabwo dushobora kuba twakibigisha kuko twe turi abanyarwanda, natwe twarakize ntitwakivukiyemo. Ariko niba ugikeneye nawe kugira ngo ube wakongera level yawe, we kurikirana ahangaha ibindi ukeneye, kizakugeza ku bindi ukeneyeho. Ni ukuvuga ngo icyambere cyo nuko ugomba kumenya ngo ese icyongereza kiravugwa gute. Niba kigukomereye, niba ari ubwa mbere ukibonye, ugomba kukimenya ukigana. Niyo mpamvu twashyizeho imitate, you must imitate someone. Ugomba kwigana umuntu. Yes, ni ukuvuga ngo rero icyo nagushishikariza ni ukwikuramo ikintu cyo kumva yuko utakizi. Yes, if you new here, please make subscribe, like, share and comment. And if you want another difference listen, you can write in comment. Yes, ni kuvuga ngo niba usanzwe n'ubundi uzi icyongereza, ushobora kuba usanzwe ukizi ariko utazi kucyandika, aha naho uragomba kubimenya. Ushobora nanone kuba ukivuga ariko utazi kucyandika, urahamenyereye ibyo byose. Ni kuvuga ngo niba usanzwe ukizi, wowe ntutuburire iryo nota risigeho, utwandikire rwose, utubwire ati mukomereza mutwigishiriza abana, cyangwa se sharing n'inshuti zawe. Yes, ndakwinginze rero ntugende udakoze thumbs up cyangwa se subscribe. Yes, thank you. I wish you all the best. I wish you another lesson. Yes, thank you very much.